riravuga ngo imfatiro z'umukiranutsi n'ishimwe yakora iki? Azabeshwaho no kwizera Imana. Haleluya. Mbese imfatiro z'umukiranutsi Yego. ubundi zishimwe yakora iki? Umukiranutsi w'Imana azabeshwaho no kwizera iyamuhamagaye. Ijambo ry'Imana niko rivuga, azabeshwaho no kwizera. Mbese imfatiro z'umukiranutsi ubundi zishimwe yakora iki? Nta kindi yakora. Umukiranutsi w'Imana azabeshwaho no kwizera iyamuhamagaye. Yego. No kwizera iyamuhamagaye. Mbese imfatiro z'umukiranutsi ziramutse zisenywe ubundi yakora iki? Ibyo yari yiringiye bikuweho kuri umukiranutsi w'Imana yakora iki? Yakora. Ibyo ari inyungu ze bimubereye igihombo. Umukiranutsi w'Imana yakora iki? Umukiranutsi w'Imana azabeshwaho no kwizera kamera nka Yobu we. Mbese imfatiro z'umukiranutsi ariko arihangana cyane. ubundi zishimwe yakora iki? Umukiranutsi w'Imana azabeshwaho nta kindi kizamubeshaho uretse kwizera Imana. yamuhamagaye. Imana yamuhamagaye yonyine. Haleluya. Mbese imfatiro z'umukiranutsi ubundi zishimwe yakora iki? Byari inyungu zawe Umukiranutsi w'Imana azabeshwaho no kwizera. no kwizera iyamuhamagaye. Haleluya. Imana yacu ni Naho nziza cyane. ibitini itatoha n'inzabibu nazo ntizera imbuto, Izera zikavuma. amasaka nayo agashira mu bigega, inka nazo zigashira mu biraro. Umukiranutsi ntazacika intege, azamenya ko ari kugeragezwa, akomeza imbere, azamenya yuko ari icyo gihe, adasonga mbere, kandi yizere ko bizahinduka. Uri ukuri kw'ijambo ry'Imana. Mbese imfatiro z'umukiranutsi zishenywe ubundi zishenywe yakora iki? Umukiranutsi w'Imana azabeshwaho no kwizera. no kwizera iyamuhamagaye. Haleluya. Nibyo. Mbese imfatiro z'umukiranutsi ubundi zishenywe yakora iki? Ijambo ry'Imana muri Umukiranutsi w'Imana azabeshwaho no kwizera iyamuhamagaye. mpamvu yo gucika intege. Hoya. Ijambo ry'Imana ni umuyobozi wacu muri uru rugendo. Ufashwe n'iyi ndirimbo iri mu njyana y'injaruwa. Ubyutse mu gitondo ukajya ku kazi, ugasanga ku meza ibaruwa ikwirukana. Wagenzura ugasanga uwakugambaniye ari inshuti yawe kandi wagara. Uri umukiranutsi w'Imana wakora iki? K'umukiranutsi w'Imana atirwanirira. Mbese wamuhiga? Oya. Mbese wamwica? No. Mbese wamwanga? Oya. Mbese wamwishyura ibyo yagukoreye? Oya. Umukiranutsi w'Imana ntiyigwanirira, areka Imana ikamurwanirira kandi ikamuneshereza. Mbese imfatiro z'umukiranutsi ubundi zishenywe yakora iki? Azabeshwaho no kwizera. Umukiranutsi w'Imana azabeshwaho no kwizera iyamuhamagaye. Erega nibyo Kristo akwiye kumera ibihe byose. Mbese imfatiro z'umukiranutsi Ijambo ry'Imana ubundi zishenywe yakora iki? Umukiranutsi w'Imana azabeshwaho ariko niyo ry'ukuri no kwizera iyamuhamagaye. ibisaza. Ijambo ry'Imana ko ryahoze kera n'uyu munsi niko riri. Nubwo isi ihinduka ariko ijambo ntirihinduka. Oya rwose. Ese ukunze umukobwa mugakora ubukwe, ariko ukumva wishakira abana, imyaka 10 ukabona irashize, ntako mutagize ariko bikanga. Ese wabivamo? Oya. Ese wamwanga? No. Ese
se wasenya oya ntibikabe ese wakibagirwa indahiro ugasaba divorce oya oya umukiranutsi w'Imana arihangana agategereza igihe cyagenwe mbese ifatiro ese koko ifatiro umukiranutsi yakora iki umukiranutsi w'Imana azabeshwaho no kwizera yamuhamagaye faswa n'injyana y'ibyarwa muri indirimbo mbese ifatiro umukiranutsi unizishimwe yakora iki yogaragerageje abantu umukiranutsi w'Imana azabeshwaho no kwizera yamuhamagaye Imana yacu ishimwe cyane nibyo dufite amakuru impande zose ariko ntiduhanga dukubitwa hasi iteka ariko ntidukuka imitima nibyo mbese insengero nyinshi zishenywe izisigaye nazo zigashyirwaho igufuri ntihasigare na hamwe ho guteranira Bibiliya nazo tukazavuga zose umukristo agahirwa bukwaho mu gihe twakurikiye mbese twamwihakana umukiranutsi no mu bihe bigoye arashikama agakomeza guhamya arahamya Yesu ifatiro umukiranutsi unizishimwe yakora iki umukiranutsi w'Imana azabeshwaho umukiranutsi w'Imana azabeshwaho no kwizera yamuhamagaye mbese namwe niko mubyumva koko mbese murabyemera mbese ifatiro umukiranutsi unizishimwe mbese wakihangana koko umukiranutsi w'Imana azabeshwaho cyangwa wavuze induru no kwizera kandi yamuhamagaye ijambo ry'Imana rirakuza gusakuza mu kigeragezo turasaba kwihangana ifatiro umukiranutsi ukihanganira ibigeragezo unizishimwe yakora iki akenshi bizanwa n'Imana umukiranutsi w'Imana yabyemeye no kwizera yamuhamagaye ariko Imana ikabyemera kugira ngo irebe kwizera kwacu uko niko yabyemeye kuri Yobu ubwo Satani yagiye ku Mana ikamubaza ngo mbese uvuye he ikivuye kuzenguruka mu isi no kwitemberamo no kwizereramo niko yavuze iramubaza ngo mbese wabonye umukozi wanjye umugaragu wanjye Yobu ati namubonye ati wabonye ukuntu anyiranukira Satani ati impamvu gukiranukira ni uko wamuhaye ubutunzi bwinshi ukamuha guhigwa n'ibyo akora ukamuha n'urubyaro ariko mwime mugerageze mbikoreho maze urebe katakwihakana uko niko yabigeje ariko Yobu yakomeje kwizera Imana yacu ihabwa icyubahiro cyane